urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi. nanjye nshobora kuba ntakunda ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? how do you feel in the boss wawe? ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert sikuhagira nigute hagera uvuye kugira ngo wajya mu kwitine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. si umeze okay nta kibazo bashaka kuguha tiro kandi niba amafaranga ufite. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Abaganga barimo kubakurikirana yuko bakumanga gutwara. Ni muri ubwo buryo waje kwisanga mu muryango wacu. Ndakurera uri umwana mutoya, tugushyira no mu byangombwa byacu kuri umwe mu bana bacu mu muryango. Nuko rero wisanze ahangaha, turi ababyeyi bawe, yaba agiye yaba misimbi, tugufata nk'umwana wacu kandi nawe urabizi twakwitaye kuva uri mutoya ujya mu mashuri mato ujya mu makuru kugeza ubu ngubu uracyari umuryango wacu, twiteguye no kumenya gufasha urugendo rw'ubuzima nk'umwana wacu. Sibyo bagi umwana wanyu Kunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kubera episode tugezeho. Noneho Rugema abashe kuba yabwira Iribagiza ukuntu yabashe kuba yaboneka mwa runo rugo, ariko turabizi neza Rugema aramubeshye impanuka y'ababyeyi ba Iribagiza kugira ngo ibe ndaje mbikubwire. Abantu rero muri kwibaza ati Iribagiza ashobora kuba yamenye ukuri se ko Rugema ari we wishe ababyeyi be, byose ndaje mbikubwire. Rero kugira ngo impanuka y'ababyeyi ba Iribagiza ibe, Rugema yakoraga kwa Iribagiza kera cyane, yari umukozi w'iwabo. Noneho baza kuba baparika imodoka hanze mu gipangu cyabo nyine ariwo hano Rugema umubona atuye. Rero baza kuba baparika imodoka yabo hanze, Rugema aragenda ayica amaferi. Abonye bagiye kuba bagenda bamuhaye ubundi kugira ngo ayica amaferi, baramubwiye ngo nabe agiye kuba yoza iriya modoka. Aragenda arayoza, arangije ayica amaferi arayicomokora kugira ngo ababyeyi ba Iribagiza nibasohoka mu gipangu bagende bakora impanuka bahite bapfa. Rero nuko Rugema yabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Yari afite ubukene bwinshi cyane, yari umukozi wo mu rugo ariko ashaka kuba umukire, nuko yabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Ariko twebwe tubonye arimo abeshya ko Iribagiza ko ababyeyi be bagiye bagakora impanuka, nuko akaza kuba yatora Iribagiza ababyeyi be babajyanye kwa muganga, akabona asigaye wenyine arira. Kandi ntago tubizi, ntago abaganga baza gutwara abantu bagasiga umwana mu modoka arimo arira kandi batwaye ababyeyi be. Rero ntago ari ibintu byari byo Rugema abashe kuba yabeshya Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakicurura, kubera ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza twese turabize. Ariko Iribagiza hari ikintu yaragiye kuba yamubaza, nuko episode yacu isirangira. Rero nibyo nje ngo mbe nakubwira hano kugira ngo ibizabe ubizi. Rero uyu Rugema abasha kuba yabeshya Iribagiza, yari yaramubeshye ko ari ababyeyi be, ari we mubyeyi we wanyawe umubyara mu nda. Ariko ubu ngubu abashe kuba yagaragara, ikinyoma kibashe gukora. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, jyaho hasi muri comment ushyiremo ama emoji y'umutima, utange n'ibitekerezo byawe kuri Rugema, kubera ko udatanze igitekerezo utubwire uburyo Iribagiza uri kubona ibi bibazo abashe kuba yabibaza, yuko filimi yacu ibashe kuba yagera ahantu haryoshye cyane, kubera ko Iribagiza atangiye kuba yacangamikirwa, agiye kuba yamenya ukuri. Twabonye ko uyu musaza yaje hano kwa Rugema aje kuba yavura Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane. Mwandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ubashe kuba wagera hano, kugira ngo tuzaye tubasha kuba twabana mu zindi video ngusobanurira buri kimwe kibera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ubasha kuba wasobanukirwa wabashe kuba wakurikira hano kuri ino channel.
rero nkorera kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ujye hasi muri comment ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi tuzajya tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye kugira ngo utangire ube wasobanukirwa yuko iyi channel yamaze kumenwa n'abantu basobanutse, nibo babasha kuba bayikandaho subscribe. Nawe ba umuntu usobanutse ukande subscribe, utanga n'ibitekerezo byawe uko ubona iyi film. Rero iyi film ibashe kuba yagera ahantu hashimishije cyane, tumaze kuba twabonye uburyo Rugema yabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza abikoresheje impanuka. Rero uyu mugabo si umugabo mwiza cyane kubera ko ibintu tubashe kuba twabona muri ino filimi ni ibintu bitangaje cyane, yuko Rugema atangiye kuba yabuza uyu mukobwa we Kanyana kuba yavugana na ba kamarade. Rero ni ibintu bibi cyane, nago umwana wamubuza kuvugana n'abandi bana kubera beef mufitanye. Rero Rugema arimo arakora amakosa, arimo arashaka kuvanga beef afitanye na ba kamarade agashaka kuyishyiramo umwana we. Rero ibintu Rugema ari gukora ntago ari ibintu byiza kubera ko abashe kuba yabasha kuba yashuka Iribagiza, yabasha kuba yashuka Kanyana umukobwa we. Uri kumva ko arimo aramukorera ibintu bitari byiza cyane. Rero Kanyana ntago yumvishe uburyo Rugema amubuza kuba yavugana na ba kamarade ndetse na Emile kubera beef bafitanye. Rero Rugema ibintu arimo arakora ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko iyi filimi ibashe kuba yagera ahangaha, ni ahantu heza habashe kuba hashimishije abantu benshi. Ariko Rugema we ibintu arimo arakorera uno mwana we Kanyana, nimba afitanye beef n'umuntu ntago ari ngombwa ngo azizanemo kubera ko Kanyana yagumya akavugana na ba kamarade yuko barabanye. Ntago wabuza umwana kuvugana n'abandi bana bagenzi be bari mu kigero kimwe, bashobora no kuzabana akaba ari we umugira umugore. Rero ibi ni ibintu byiza Kanyana yabashije kuba yatekereza hamwe n'uyu mukobwa bari kumwe, bari barimo baganira, yabashe kuba yamugira inama nziza. Nimba nawe ubona ko Kanyana ibintu arimo byo kuba yanze kumvira se, akabasha kuba yakoresha ibitekerezo bye, akabasha kuba yagumana na ba kamarade ndetse na Emile, tanga igitekerezo aho hasi muri comment utubwire ukuntu urimo urabibona yuko hano tubashe kuba twagera ahantu haryoshye cyane. Kandi twabonye ko uyu musaza nubwo yaje kuba yaza hano kwa Rugema, nubwo yaje hano kwa Rugema atazanywe no kugambanira Iribagiza, ahubwo yaje kuba yamuvura, yaje kuba yamutera urushinge. Rero ni ibintu bikomeye cyane Imana ibashe kuba yamukoresha. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota ukabona ko uwo musaza ari Imana yamukoresheje kugira ngo aze mwa runo rugo yemere kuba yaba umuzamu, arinde urugo rwa Rugema, ariko afite ikintu cyamuzanye ari ukuvura Iribagiza, twe tuzi ko yamugambaniye. Rero nimba wemera ko Imana ibasha kuba yakora imirimo yayo ikabicisha mu nzira zigoye ariko bikaba, jya muri comment tubashe kuba wakandikamo amen, nurangiza ukande kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo utazajya ubasha kuba wacikanwa n'izi video zacu, yuko dukunda kuba turimo tuvuga ku bintu byaciye muri ino filimi n'ibigiye kuba byayicamo, yuko tukiyambazamo n'Imana kugira ngo tubashe kuba twaba abantu basobanutse kandi basobanukiye buri kimwe. Rero ni byiza kuba wamenya Imana kuko niyo ibasha kuba yatuma ureba izi video kugira ngo ubashe kuba wabaho. Byose tuba tubikesha Imana. Niyo mpamvu mbanza kukubwira ati jya ubanza usenga Imana buri kintu cyose ubasha kuba wakora kugira ngo ubashe kuba wareba izi filimi noneho usobanutse kandi ukanasobanukirwa, ariko Imana niyo ibanza mbere. Rero jya ubanza usenge kugira ngo ubanze urebe iyi filimi kugira ngo uze kuba wasobanukirwa buri kimwe. Hari inyigisho zibasha kuba zatangirwamo, harimo abenshi mutabasha kuba mwazibona mugakunda kuba mwakirebera amashusho. Rero ibi ni ibintu byiza cyane kuba tubanza kuba twasenga Imana kugira ngo dukomeze. Nawe nimba ufite ijambo ushaka kuba watubwira, jya hasi muri comment, ibitekerezo biba bifunguye, aho wandika haba hafunguye kugira ngo ubashe kuba wakandika igitekerezo cyawe ubashe kuba wagisangiza abandi, kubera ko tubashije kuba twagera ahantu haryoshye kuri ino filimi yacu. Abonye ko kandi Nyiranambara na Mama Kanyana ibintu bitaroroha, bari gupfa umugabo, bari gupfa Rugema, kandi twabonye ko Mama Kanyana asigaye ari kwanga ko Iribagiza zakibuka kugira ngo Rugema batazamufunga. Rero Mama Kanyana nawe ari mu bantu batifuza ko Iribagiza yakibuka, kandi niwe muntu twari tuzi ko ashaka ko Iribagiza yakibuka ibintu byose. Ariko Mama Kanyana yabashe kuba yamenya ko Rugema ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, abasha kuba yabihisha Iribagiza kugira ngo Iribagiza atagira ikintu akora kugira ngo Rugema abashe kuba yafunga. Rero Iribagiza abashe kumenya ko Rugema ari we wishe ababyeyi be, uri kumva ko Rugema bahita bamufunga. Kandi Mama Kanyana ni umugabo twabonye ko amukunda, arimo amurwanira na Nyiranambara, ibintu byakomeye. Rero Rugema yarahoberanye na Mama Kanyana, Nyiranambara abarasohotse asanga barahoberanye, nuko Nyiranambara biramubabaza cyane, afuhira umugabo we. Rero ahita abuza Rugema kuba yahobera Mama Kanyana, nuko Rugema yireguye avuga ko umugore afite ari Nyiranambara. Mama Kanyana babashe kuba bamukatira. Rero Mama Kanyana sinzi impamvu akishyigikiye Rugema, kandi Rugema twabonye ko atagikunda Mama Kanyana, nta n'ikintu bapanga.
ubu ngubu rero mama Kanyana ubu ngubu mushatse mwamugira inama muri comment akabasha kuba yakunda Iribagiza akabasha kuba yamuha ukuri kugira ngo atazabasha kuba yahanwa nawe kubera ko yahishiye umunyabyaha Rugema nabasha kuba Iribagiza nabasha kuba yanywa uriya muti papa Kamarade yajanye hano muri runo rugo akabasha kuba yamutera urushinge rw'umuti kugira ngo Iribagiza abashe kuba yakibuka ibintu byose uri kumva ko mama Kanyana nawe azaba ahuye n'ibibazo bikomeye cyane byo kuba yashwana na Iribagiza kubera ko yarazi ukuri akabasha kuba yakumuhisha rero ni ibintu byinshi byabashije kuba byaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba byinshi cyane tutavamo ngo tubivuge ariko tutabivuga ngo tubirangize ariko hari n'ibindi bintu byiza byabashije kuba byayirangamo twabonye ko cyose ashaka kuba yakishingira Iribagiza bakabasha kuba babana bagasubira aho baturutse kuba bakora business yuko hano mu Rwanda bari gusora business zaho bacururizaga mu bihugu byo hanze kandi batarimo barakora rero cyose yagiraga inama nyina avuga ati bagenda bakazana Iribagiza bakishingira kandi kwishingira ntago ari ibintu byiza cyane ku bantu bafite amafaranga kandi cyose yabafatiranye Iribagiza kubera ko atarabasha kuba yabona undi muti watuma yibuka ibintu byose byamubayeho kugira ngo abashe kuba yahabwa ubutabera bwe akwiye kubera ko Rugema yabashe kuba yamwicira ababyeyi kandi byari ibintu bibi cyane kuba Rugema yarafashe umwana akamurera yaramwice ababyeyi rero ni ibintu bibi cyane kandi binababaje nubwo Iribagiza akiri mu gihirahiro ariko azabasha kuba yamenya ukuri namara kuba yaterwa uru rushinge undi muti we azawufata mu rushinge aba twarebanye episode zitaha babashe kuba babibona rero ntago twakibagirwa Rurangirwa ko nawe yigeze kuza hano kwa Rugema akabasha kuba yaganira na Rugema rero abantu benshi bari babonye episode irangiye mugira ngo Rurangirwa yaraje kuba yafata Rugema ngo ajye kumufunga kubera ko Rurangirwa nawe ntago aramenya ukuri ntago nta bimenyetso afite niyo yamenya ukuri nta bimenyetso afite byabasha kuba byafunga Rugema niyo mpamvu mwabonye Rugema ntabwo bayigeze agira akabasha kuba yasuhuza uriya muhungu Rurangirwa neza musaza we Iribagiza akamuha ikuzo kugira ngo babashe kuba bakumvikana rero hari ibintu bagiye kuganira tutabashije kuba twamenya rero ibintu Rurangirwa yaba yaganiriye na Rugema ariko hari ibintu byabashije kuba byamenyekanamo bikeya nuko yaraje kuba yavugana na Rugema kugira ngo amurangire umuntu waba warishe ababyeyi be kandi twabonye ko uriya musaza ise wa Kamarade uriya mugabo Rurangirwa yaje hano Rugema akabasha kuba yamubeshya ati ni umuntu ufite icyo apana na Nyiranambara kandi babeshyaga Nyiranambara bamubashije nta nubwo wasanga amuzi nawe na Nyiranambara nawe ntago azi uyu musaza rero ni ibintu Rugema ari kubasha kuba yakina agakino ke neza azi ko yagambanye akagambana n'uriya musaza akamuha impapuro za nyazo kandi twebwe twarabibonye ko ari impapuro z'ibicupurizi bamuhaye kugira ngo abashe kuba yaza kuvura hano Iribagiza kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yakanguka uri kumva ko rero uriya musaza afite ikintu cyamuzanye hano muri kino gipangu kwa Rugema kugira ngo azabashe kuba yavura Iribagiza rero Rugema ari kwidunda cyane agira ngo uriya musaza afatanyije nawe kumbe bamuhaye impapuro z'ibicupuri ntago bamuhaye impapuro z'imitungo ya nyazo kubera ko uriya musaza nawe azi ubwenge kandi niwe muntu wabashe kuba yabana na ba Kamarade na ba Yemere kandi niwe muntu wabashe kuba yatanga umuti wa mbere wavura Iribagiza kandi niwe muntu wari ufite ziriya mpapuro z'imitungo ya Iribagiza uri kumva ko rero kugira ngo arye iyi mitungo yo kwaba Iribagiza ntago yarakeneye Rugema ahubwo yari kuzaba ayirya wenyine kubera ko Rugema we bamukinye umutwe niyo mpamvu bamuhaye impapuro za nyazo kugira ngo abashe kuba yakizera ko ibintu bari kumubwira ari byo kandi baramubeshya cyane Rugema ntago azabasha kuba yarya iyi mitungo yaba Iribagiza ahubwo uyu musaza namara kuba yavura Iribagiza azigendera abashe kuba yavuga ukuri kose nuko abwire Iribagiza ishwa ry'ababyeyi be nawe abashe kuba yamuha ukuri kubera ko uyu musaza twabonye ko ari umuntu mwiza yaje kuba yafasha hano kwa Rugema uyu mugore mama Kanyana tumaze kubona ko ari kwizirika mwa runo rugo yuko Nyiranambara ntago abasha kuba yamushaka na abantu barimo basigana mwa runo rugo uri kumva ko uyu mugore atari ibintu byiza cyane nubwo yarabashe kuba yahohoberana na Rugema Nyiranambara akabasha kuba yafuha uyu Nyiranambara ntago ari ibintu byiza cyane yakoze yuko uyu mugore niwe mugore wa Rugema w'isezerano abantu twarebanye episode zashize murabizi neza ko twabonye ko uyu mugore niwe Rugema yabashe kuba yaratunze mbere hose mbere y'imyaka 20 rero uyu mugore niwe muntu uje ari umugore w'isezerano ariko Nyiranambara akabasha kuba yabasha kumuha akato mu rugo rwe uri kumva ko Nyiranambara atarimo arakora ibintu byiza cyane nago arimo arakorera ibintu byiza uyu mugore mama Kanyana kubera ko arimo aramuha akato ku mugabo we ngo nta nubwo yemerewe kuba yavugisha umugabo we rero uri kumva ko ari ibintu byiza cyane abantu babona ko Nyiranambara arimo arakora ibintu bitari byo arimo
arimo arabuza umugabo uburenganzira ku mugore we, nibajye muri comment babashe kuba babitubwira, kubera ko hariho abantu bataba babashe kuba basobanukirwa ibintu byabaye muri ino filime Inzira y'Umusaraba. Nimba wabashe kuba wasobanukirwa, jyaho hasi muri comment ushyiremo ama emoji y'umutima nimba nta gitekerezo ufite, kugira ngo tuzaye tubasha kubana. Nimba ubasha kuba wakurikira izi video zigiye zitandukanye, kubera ko tuba twabonyemo ibintu byinshi hano muri filime Inzira y'Umusaraba, tukabasha kuba twaza hano tukabasha kuba twabiganiraho, tukaza kubabwira n'ibindi biraza kuba byakurikira muri filime igiye kuba iri imbere, kugira ngo uze kugeraho hari ibintu bike wabashe kuba wakuramo. Rero hano twabonye ko uyu mugabo Rugema atari umuntu mwiza cyane, kubera ko bifuze n'abandi bantu ari kuzivangamo n'umwana we, kandi kuba ufitanye ikibazo na runaka ntago bivuze ko ugomba kuba washyiramo n'umwana wawe akabasha kuba yakanga runaka. Kandi uyu mwana arakuze, azi ubwenge, ntago yabasha kuba yakumva inama za se, kubera ko ise arimo aramushuka. Rero n'uyu mukobwa bari kumwe ahise abwira uyu Kanyana ko Rugema abashe kuba yamushuka, kuba yavugana na ba kamarade ni ibintu byiza cyane, kubera ko ba kamarade nibo babashe kuba bavura Iribagiza. Uyu rero Kanyana yabashe kuba yamenya ko ari abantu beza cyane, kandi icyiza kamarade yabaye hano mwa rino rugo imyaka myinshi, yari umukozi waho kugira ngo ahasohoke. Rero kuba yaraje kuba yarwanira Iribagiza akabasha kuba yamenya ukuri ni ibintu byiza cyane, agahita arwanira Iribagiza utari ufite ubwonko bwibutsa, akabasha kuba ubungubu yibuka ibintu bikeya. Ariko ubungubu umuti uyu musaza yabashije kuba yazana hano ni umuti mwiza cyane, ni umuti Iribagiza agiye kuba yaterwa mu rushinge, akabasha kuba yakibuka buri kintu cyose. Rero urumva ko uyu musaza ari ibintu byiza agiye kuba yakora. Mujye muri comment mubashe kuba mwamushima, kubera ko uyu musaza atigeze agambanira ba Iribagiza, ahubwo yaje kuba yamuvura, noneho ngo abashe kuba yakibuka ibintu neza. Rero uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaryoha hano muri episode tubashiye kuba twageramo. Ibintu turi kuva mu bwiza tujya mu bundi, turi kuva mu bwiza burenze tujya mu bundi burenzeho. Uri kumva ko ibintu bikomeje kuba byaryoha. Nimba tubashiye kuba twagerana hano kuri uyu munota, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, kugira ngo tuzaye tubasha kubana. Rero ntukajye wibagirwa na like na comment, kugira ngo tuzaye tubasha kubona video nshyashya zigiye kuba zajya zisohoka za filime Inzira y'Umusaraba, ubashe kuba waza ukazireba hano kuri ino channel. Rero icyo usabwa ni ukuba wakanda subscribe, ukabasha kuba wamenyekanisha iyi channel, ikabasha kuba yamenyekana yuko iyi channel twamaze kubona ko ari y'abasobanutse, bamaze kuba basobanukirwa buri kimwe kibera hano muri filime Inzira y'Umusaraba.